Ndi papa sava. Ego umugore nyirabwogogo yaragiye ahuraga n'imo Imana iramubaza tubabajwe n'iki wa mugore w'umugore aterega mu rugo inzariro c'ibintu Imana itegenda nugera mu rugo urasanga umwabo usohokamo ibishyimbo nuko utajya muteke mubwe umugore aragiye narateze ibishyimbo baratetse ukwezi kurashira ukundi gakuroza umugabo wese bwugugu wamara kurengwa aterega wa mugore w'ibi bishyimbo bizori bikeyo iyo nibwo afashe icumu aragiye abyoroza mu mwobo ibishyimbo bibura byose inzariro bica rero nuko inzara rero irabice kose bwubu rimwe rero nanone Imana ibonekera wa mugore iramubwira iti munsi y'urugo hari uruyuzi ugenda usarama ubututu ugenda usarama ibisosa muteke ibihoza muryengo bono bimo baragiye arasoromye baratetse barariye barahoze rero nuko rimwe se bwugugu atariko ruriya ruyuzi ruri mu byatsi nuko aragenda arabirondura nuko uruyuzi ruru uwo bita akazikoraho se bwugugu we se bwugugu we se bwugugu Papa sava. Ndabisoje zada. Ndabisoje. Ibikize. Ndabisoje. Bikize bite? Agira ngo ndoroshye ngewe. Ndabisoje. Ndakochora ndirutikura ndirukaraga amabondo. Umva ndi isasu. Ndi ishyano. Bigenze biteze. Ndamurya da. Uramurya. Wibwira se ko nge noroshye? Ndaje mbisoze ubyarangiye. Reka da. Umwana. Uracyakomeje ya gahunda yawe yo gushurashura se? Ariko papa sava nawe ariko mbwira kiriya cyana cy'amabuno ameze kuriya cyakwemerera bikitwa gushurashura cyangwa no kugirirwa umugisha. Ubwo sangeze utekereza ingaruka zirimo ndimba. Ariko nawe ariko nzakubwira ngeze ryari ingaruka. Izihe ngaruka ze? Ubwo ugiye kuvuga sida cyangwa inda? Ubwo si ibyo uvuga se? None ariko umva cyangwa ugira ngo ndinjije ingende igicucu. Do. Singiye ibikoresho. Do. Reka dore ibi biranyemerera kwataka nkamanuka urumva nkajya mu kibuga ubundi nkavumera ubundi njyewe umva nkamukocara njyewe mwene foroto. none se ndimba kubera ubwo ufite ibyo bikoresho urumva ibintu ari amahoro ari umutekano ugomba kurya nta kindi pe ubu nta zindi ngaruka zavamo ahangaha ntazo ukeka ntazo uteganya. Izihe ngaruka mfite ibikoresho ese ubwo nkubwira ko ibikoresho iyo bihari urumva ibikoresho bihari izindi ngaruka ni izi. Ariko ndimba reka mubaze ndimba ntuvuze ko ufite ibikoresho ushaka kwataka nta kindi bintu byose wabikemuye inda nta kibazo sida nta kibazo niko ndimba ko muri iyi minsi tugira ibintu by'ibiza ko ikirere gihagaze nabi ugize utyo igihe mukimara kugira gutya mwinjiye mu mashuka mukinzeho neza mwese ari buno urumva imvura y'umuyaga mwinshi ikaza none igisenge kabirataruye ijugunye nk'iririye ubwo koko mwasohoka mwaho ngaho mubonuje. Ariko papa sava si iyo mpamvu se nkubwira nta nubwo ujya utekereza none se ubu urareba ugasanga ngewe ndi ikigoryi ndi injiji yajya gushaka ahantu igisenge kitaziritse cyangwa ahantu cyangwa reka nkubaza ubwo nuko umuyaga uje utabanza gutigisa igisenge noneho tukabyumva.
icyo ntacyo mbese ndimba kwagasida zadutse muri iyi minsi ugize utya nabwo mukinjira mwaje gukuramo ibyepfo ukumva urumodoka rurahurudutse igikuta rurakubise rubasanzemo imbere ubu bajya gushyingura koko bavuga ngo ndimba atazize uburaya. kandi papa Sava ndakubwira ngo uri agacucu wowe buriya iyo nkurebye mbona no mu mutwe utuzuye. Reka nkubwire ubu se ndimba turareba ugasanga nakubwiye urareba ugasanga ndimba ati ndinjije yo kujya gushaka rogi munsi y'umuhanda nashatse haruguru y'umuhanda we. none se ndimba ibyo bintu byo kurya abana usize umugore ko ari icyakubizi ugize utya ko bikunda kuzamo shitani mukimara kwiyambura ubusa ukajya ukabona uruyoka runini rureshya nka hano ruraje rubasanze mu cyumba wabigenza ute wakwirukira mwatabaza mwambaye ubusa. ngeze ntinya inzoka njyewe cyangwa niyo rwanaza nabwira umukobwa agahita akaruzinga akarafata ku mabere akaruzinga noneho nkanjye nkazana uruti ngahita dukondagura nkarumenagura umutwe ko kanya. hazi ko ibintu byose babyiteguye koko. yewe ese ndimba ikindi kimwe noneho ugize utya urumva murarangije mwikokoye ahantu hose nyine muri gahunda noneho wagira utya nyine muri mu mashuka wakora nk'epfiriya kuri koma y'isi nyine hariya kuri ekwateri ukumva nyine utwakatsi nyine urabona turiya twakatsi two kuri ekwateri byose bisanzwe ariko watwumva ukumva turimo turagenda ukumva utwakatsi turimo turagenda noneho wagira gutya ngo ukureho ishuka nyine urebe icyo ari cyo ugasanga n'uruntu rw'urunyabwoya rw'ibyoya byinshi. ukibonye papa Sava mwiriwe marigari nyine ubwo byagera aho ngaho rero urumva bigeze aho ngaho urumva bikigera aho ngaho nyine urumva abantu bose baba bashyushye abafana bose bashyushye ugahita noneho uzamura ishati ubabwira uti amaboko hejuru bigira nyine amaboko hejuru abo hirya no hino amaboko hejuru bikora nabi ndimba ati wowe ufata gutya urumva ubufashe umwenda nyine wikuyemo gutya noneho ufite na mikoro kandi urabona ufite n'inda nini uzajya uyibyinisha bagire ngo ni Rick Ross noneho ugafata mikoro gutya noneho ugatangira twagiye rimwe kabiri gatatu amaboko hejuru noneho wowe ugashyushya iki ugashyushya kwirebera mama Sava ndabona ari we dupfushije abantu basara bashaje. marigari murebe twe turimo gutegura ibintu by'igitaramo ukuntu tuzagishyushya kandi uzi ko haba hashyushye noneho waba uri umuhanzi ugahita ukuramo imyenda nyine kugira ngo ushyireho abafana hejuru ngo ntiwumve ibyo nakubwira ntubibonye ambara ibyo wambara ubu se ntabwo ari byo nakubwiraga ndimba ngaho utekereza noneho bigenze gutya urumva Margarita akabatungura nk'uko agutunguye urumva mumaje gukuramo imyenda urumva mugiye mu mashuka urumva neza mukijya mu mashuka muryamye urumva neza igikorwa utangiye kugikora ku buryo ibimenyetso bifatika abifite wajya kubona ukabona Margarita atungutse munsi y'igitanda arabarebye muri babiri wabigenza ute? njyewe ngeze Margarita ndamutinya njyewe Margarita simutinya we Margarita se ni wowe wandongoye se cyangwa ninjye wamurongoye Margarita we winamuzana uriya ninjiji yanjye. Ibyo bintu uvuze wabisubiramo ndimba ntabwo yagukangara murongoye ntiyakurongoye ndimba Margarita ntiyanka agaruke ubisubiremo
marigari ariko se papa Margarita. ariko se papa sava ibyo wabyihoreye wakeretse kumuhamagara ubu ngubu kandi ubu Margarita aje akanyicira aha ngaha umenye ko ari wowe wagorwa unterura kandi ndaremereye ntiwanshobora napfuye ngewe ntabwo wanshobora ntacyo yagutwara marigari ariko se mbe marigari aho se wari utiki papa sava nawe numvise umuhamagara marigari nyine ibyo twari turimo tuvuga watunyuzeho turi muri biriya bintu byo gushyushya igitaramo kugira ngo dutangire twunguke menshi noneho nibagirwa kukubwira yuko mama sava adahari nasuhuje nabuze umuntu unyikiriza yewe uratubabarira pe mama sava ntawe uhari impamvu adahari yagiye mu gasantere agiye gushaka icyo gushyira mu ntuza uyu se ko ahumekera mu kwaha nk'igikeri we yabaye iki ubaye iki ndimba ariko none se Margarita uyobeye ko iyo umuntu akoresheje imbaraga nyinshi nyine umwuka ugeraho nyine ukagabanuka ukaba mukeya ubwo se uyobeye yuko ikamyo iyo igeze ahantu hamanuka nyine ikoresha imbaraga nyinshi ikajya imanuka ivuga ngo yewe nzaba ndora yari konseye ngaho mwirirwe mwirirwe